Ngiye kubasaba ikintu niba uri umunyarwanda uri proud y'igihugu cyacu mbabarira umera amashyi menshi his excellence ndakwinginze bro mbabarira man n'ababeshye n'ubwa mbere ngewe Rumi Rwagaju nari mbonye umumotari n'umupolisi basuhuzanya bagahoberana ngo amashyongore waruraho nanjye nari ndaho ejo hashize nagiye mu nama y'abapolisi basabanye na nimero ngo mfite mushiki wanjye musaba yibe ahantu bemera ko his excellence wacu arenze abantu bose bitwaga ngo bari muri kategori mbi ni abanyabyaha bakora ibintu bibi barahindutse ahantu abyemeye neza noneho ko dufite president urenze ni ahantu naguze indaya nkayijyana mu rugo twamara gukora ibyo dukora ikangira inama y'ubuzima seriously naguze indaya insabye isabune nyihagifura irambwe ati Rumi woga gifura turicara ku buriri irambwe ati Rumi nta muntu wabaye umugabo ujya mu ndanga nk'inzoga ngabo umuntu w'umugabo icyaro kiri ubwenge ku gihe nk'urubyiruko twirinde man tugire mind sharp ariko cyane ubwenge buke bugaragara mu rubyiruko ndabyemeye neza baje man umushoramari ejo bundi yaje mu Gatsata seriously aravuga ati abwira executive umurenge aravuga ati nshakira abajene mu Gatsata bafite ubwenge bize ubashyira aramba amafaranga bagira icyo bakora yaduhaye miliyoni 30 atuye ati mumbwira ikintu mwakora muri izi miliyoni 30 turakibura pe tujyanze turaganira turagaruka tubwira tumubwire base akureho miliyoni 10 azikuraho nabwo tubura icyo dukora umushinga turawubura dusubiye hanze turagaruka tumubwira ati rero bwira umushoramari akureho miliyoni 15 wasigare 5 nabwo turakibura hasigaye 100 tubona icyo twakora ngo aravuga ngo twacuje amagi ngiye navuga nacuruza udukamo two ku maboko dusagura 5 tuje tubona icyo byakora 10 bro muri minsi abantu bararakaye ku rwego byageze no mu rusengero sibyo kuba nagiye gusengera abora kwa kuri pastor yigisha avuga ngo Yesu ashimwe ngo bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda hari mu rusengero rw'abakire mu rusengero z'abakire bavugisha kuri bro nani cyane n'umukire nabibonye ko yaparitse V8 yicaye iruhande rwanjye pastor aravuga ngo bwira mugenzi wawe ko Imana igukura Yesu agukunda ndahindukira ngiye kubwira umusaza bavugisha kuri atamwe ngo ntago ndi mugenzi wawe bro noneho kuyanga nanyemeze ahita yindukira rakata mu bantu agenderera umushacuru w'umukire ngo ati Yesu aragukunda mu nsengero z'abakire n'iz'abakene bibe bitandukanye bro iyo wagiye gusengera mu nsengero rw'abakire bemeze nko kumwicana babegeranye ntago mwegeranye cyane babegeranye nk'uko nguko ngiye kuvuga ijambo ariko nukate nabirenze gusura nta bintu birenze birimo bro mu nsengero z'abakene niho hantu umuntu asura bikumvikana bikanabangama diakona akaza akavuga ati agafata mikoro akavuga ati ndabingize ndabasabye nago twamenye umuntu usuze ko twese turya ibishimo nanjye ndabirya sibyo ariko umuntu usuze mu nzu y'Imana yihangana yongere ariko bikora mu rusengero rw'abakire mu rusengero rw'abakire yisuze uramenyekana ukanabyibwira nge nagiye mu rusengero ndabikora igipande nicayemo abakire bose bahaguruka bagenda bavuga ngo in Jesus name bajya mu kindi gipande nanjye mbonye ko bancitse mva muri icyo gipande ndabakurikira nanjye nge ndavuga ngo abazimu bashye bagezemo bahita bahaguruka baravuga ati bro tugusize hariya none uje nano kuduteza ibibazo ndavuga ntago ari gihe babikoze ngo oya ngo urabona muri twegara umuntu waba hari ibishyimbo bro bavugisha ukuri hari ingesi iri gutera guys twese mu mbabare tuyirinde bro kuguza n'ibintu bisanzwe nanjye mfite deni nawe urarifite ariko no uburyo abantu bahinduye strategy abantu basigaye baguza mu bwenge umuntu araguhamagara agiye kuguguza akamakinga sure ko ari busoreshe ijambo ngurumva ko ibibazo byanyishe ngo mbabarire umfashe ariko ibyo yavuze bindi nubimenye akagucangakisha araguhamagara ngo Franco ngo meze nimeze fresh nishangiza ibibazo ati murumuna wanjye moto TV iravunitse kandi urabibona niriya modoka mugonguzi ati byaye byakomeye ati bikiri iki ati urumva ko mfite ibibazo mbabarire ngurize veni ukayamuguriza hashima isaka ya kwambura iyo murimo kuburana abantu bakoza ati ariko sibundi wowe wamugurije amafaranga akubwiye akagiye kuyamaza iki ukabura icyo uvuga ati yambwiye ko mukuru we imodoka bisi umugunguzi
byagonganye ibintu birumvikana bro. None abantu bakabije barenze abandi muri no minsi bro, turi kuguza mani twica abantu bamwe mu miryango yacu. Umuntu gana agashyiramo gupfa akaragwama akavuga ngo ngalo Alexi ngo shango nyogokuru birarangiye bro. Ukamaze se bigenze bitarapfuye se basubwo ngo nubyumva ngo nyogokuru birarangiye man. No kugira ngo utamubwira amagambo menshi ukambwira ati pole sana tse nagufashe atungurije nk'ibihumbi 30 tukayamuhereza sibyo. Hashiramo imyaka 2 nyogokuru we yakubwiye utuye mu Ruhango akaba ari bwa apfa biro official. Ukamaze se bro nambwiye ko nyogokuru yari yarapfuye ngo ngiye navuze ijambo gupfa ngo ko nakubwiye ko byarangiye ngo mu bintu nakubwiye nigeze mvuga ko bro nagombye ko ngiye nakubwiye ko byarangiye. Noneho ikirenze bro umuntu asigaye akuguza wamwishyuza akakubwira nabi. Niyo Jacques emeze bite mama yatwa dufaranga se ngo wineshe umutwe z'abantu ushakisha ngurumva nayabonye. Kwera ibyo bintu abantu basigaye biga imitwe wajya kwishyuza umuntu ukamubwira neza ukamubwira Jacques akavura kaguye se ngurumva kaguye iwanyu bacu nikagwe. None umujene wanyemeje yagiye kwishyuza umuntu ashyiramo strategy aramubwira ngo bro ngo sha yaramurimo amafaranga ngo Alex ngo nijoro ngo narose undi ngo narose ukanda kanyenyeri ngo wabonye amafaranga. Rero kuyakwemeza muri amafaranga ngo ni inzozi nyine ngo warose ngo nakirenze. Guys ndabakunda turi kumwe. Kinga wongera inyana ubwatsi, kinga wongera